Bazaniye inkuru ishimishije kandi ibabaje kuri uyu mukobwa bita Deborah. Mu gihe twari turi kuri shoot y'indirimbo ye bita Ndagushima, twari twishimye dore ko hari n'umukobwa mwakunze cyane bita Ange wo muri Moreox, mu gihe Issa yari ari kwifotozanya n'aba bakobwa uko ari babiri, turi no mu byishimo by'uko Portugal imaze gutsinda. Twari tumaze gushyira hanze indirimbo ya Deborah bita Ndagushima. Mu gihe twari turi kwifotoza, twari turi kuvuga ati wenda kuko iyi ndirimbo ari nziza, iraba ifite nk'abantu 1k views mu masaha nk'abiri wenda. Turifotoza twishimye, icyo gihe Portugal iranabidukorera atsinda, tuguma tujya mu byishimo. Gusa ikintu cyatubabaje ni ukujyaho ku isaha ya 2:00 z'ijoro, twari twashyizeho 12:00, tugasanga ifite views 38. None rero ubu ngubu umuntu bita Deborah akaba yaraguye muri koma, kandi ikintu gisabwa kugira ngo Deborah tumukure muri koma ni uko indirimbo ye basi irebwa n'ibihumbi 100. Guys, ndakwinginze fasha. Deborah ni umukobwa mwiza, ni umukobwa aduha ibyishimo, ajya kubyina tukanezerwa rwose. Ndakwinginze jya kuri YouTube usacinga indirimbo bita Ndagushima by Deborah Moreox. Nubikora uraba umfashije na Deborah, kandi mu buzima baho no gufashanya. Murakoze, nyita Sawa Boy.